turabashuhuje tubahaye ikaze aho muherereye hose. Tubahaye ikaze ku murongo wa YouTube wa Gato Network, aho mumaze kumenyera gukurikirana ibiganiro bitandukanye by'ubuzima, ibiganiro tugenda tugirana n'abantu batandukanye bigira icyo bikora cyangwa bihindura mu buzima bwacu. So uyu munsi rero ntago Gato ari wenyine nta nubwo ari we ugiye kuba atwakirira umutumirwa cyangwa ayobora ikiganiro, ahubwo ni jyewe ugiye kuyobora ikiganiro. Ndaza kumubakirira, amenyereye gushyira abandi kuri microphone. Uyu munsi niwe tugiye kuyishyiraho tugiye kuganira nawe, tugiye kumwumva. Jye nitwa Emerita Kaminka, nkaba ndi umu YouTuber nanjye cyangwa content creator. Mfite YouTube channel yitwa Family Room, ikiganiro cyangwa icyumba cy'umuryango. Akenshi twibanda ku buzima bw'umuryango. So naje rero kugira ngo tubane na Gato Damien kuri Gato Network. Gato, murakoze cyane. uriyumva ute kuba uyu munsi ni wowe ugiye kutuganiriza? Murakoze cyane Kaminka. Numva Kaminka ari ryiza kurusha Emerita. Ndaza gukoresha Kaminka rwose. Ni nawe wa mbere nabonye bitwa gutyo. Nukuri. Rero umuco wacu ni inka birajyana. Urakoze kunyakira, ariko nari ndakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira iwawe. Nimuze kugira ngo cano twayishimuse, ahubwo twashatse kugira ngo dufatanye uyu munsi Gato tumubakirire, kuko twaramubonye hano ku mbuga cyangwa ku rubuga rwa YouTube. Turabyishimira, twumva ni byiza, ariko nanone numva ari byiza ko twarushaho kumumenya. Gato ninde? Gato ni muntu ki? Agiye kutwibwira mu magambo arambuye. Uragira uti ashaka ko abankurikirana bamenya n'undi we? Yes. Biba byiza cyane iyo dukurikirana umuntu tuzi. Hari n'ibintu buriya by'umwihariko abantu bagenda bagukundira, ariko nyine iyo utabivuze akenshi ntabwo tubimenya. Nitwa Gato Damien. Nk'uko wari ubivuze, ndi umugabo ushatse, mfite umugore n'abana babiri. Umukozi wa leta. Hagibwo ni ikihe kintu ntavuze, ubwo sinarangije. Byaterwa n'ibyo ushaka kutubwira burya. Ni ibyo. Ubundi ndi umugabo mukuru. Ego. Mvuka n'abantu benshi, dufite abavandimwe, mfite umuryango munini kandi mugari. Rero ugiye kureba byinshi ni ibyo, ariko n'amashuri twagerageje kuyiga. Hari umuntu wavuze ngo ntago, ariko yavuze agiye gupfa, ngira ngo ntabwo ngenda cyariho. Ntibazavuga amashuri ye ngo ntabwo azavuga akazi mu ijuru. Ariko njyewe turacyariho, tugomba kubivuga ko birakenewe. Nayize amashuri abanza n'ayisumbuye na universite, ngera ku rwego rw'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ariko narashoje, ntabwo nkomeza rwose. Narashoje, ariko none n'isi iratwigisha. Tujya twiga byinshi ku bidukikije bitandukanye, kuri social media turiga. Ariko bijyanye no kujya mu ishuri muri class, numva nabisoje, ntabwo nshaka kubisubiramo rwose. Okay. Urakoze cyane. Uwo ni Gato navuga ngo mu mpande zose cyangwa mu nguni zose z'ubuzima. Ariko mfite amatsiko cyangwa amashyushyu yo kumenya mu bwana bwawe. Gato, wakuze uri umwana umeze gute? Hanyuma uraza no kutunyarukiriza, unatubwire n'ibintu byiza mu byabayeho mu buzima bwawe washobora gusangiza abantu badukurikiye cyangwa bazakomeza kudukurikira. Mu bwana bwanjye rero byari ibihe navuga byiza. Navutse neza mu muryango mwiza, umeze neza, udafite ibibazo. Wenda nuko twavukiye mu buhungiro, ariko ubundi njya kumenya ubwenge twari umuryango mwiza udahambaye wenda mu bijyanye n'ubushobozi, ariko none tutarabakenera, none tubayeho
hanyuma mfite amateka maremare Kaminka wenda uraza kugerageza kutubwiraho muri make kubera ko njyewe mfite imyaka 4 bamuvuze ubwana ariko ubwo ni aho ntangiriye nyine kuko nyuma yaho ndi umwana nyine w'uruhinja siniyizi ariko twavuze turi impanga urumva nibyo gato nagakuru urumva ko ubwabyo nabwo ubwabyo birihariye ntabwo impanga ari nyinshi ntabwo ari nyinshi rero dukura tumeze neza ku myaka 4 mu muryango wacu haba shock niko nabyita nibwo narwaye indwara yitwa imbasa ubwo yuvuze ubwana bwanjye rero ntago navuga ibindi ngo nabyo mbirenze ingoye kuko nibyo navuga byagize impinduka mu buzima bwanjye kuko navutse neza turi impanga abana beza basa neza ariko imyaka 4 igeze ndwaye iyo ndwara kandi muri gihe ni indwara yarwayaga abana benshi icyo gihe iyo ni seru ni indwara z'ibyorezo byibasiye abana cyane mu gihe cyacu ndetse na nyuma yacu gatoya imbasa rero iramugaza amaguru nava kari n'amahirwe kuko hari n'abimagaza amaguru n'amaboko ndetse bamwe bakaba bahasiga n'ubuzima mu bwana bwanjye rero n'ibyo ngibyo ni uko narwaye hanyuma imyaka 4 i Bugande kubakurikirana amateka y'igihugu cya Uganda aho navukiye ni uko hari intambara Museveni yari mu ishyamba ashaka gufata ubutegetsi kubwambura Milton Obote hanyuma rero nta mutekano wari uhari nta n'amahoro yari ahari ejo bundi umuntu arambaje mu mahoro n'umutekano bitandukanira hehe mu Rwanda dufite byose ubu dufite amahoro dufite n'umutekano ariko kenshi amahoro azana umutekano ubu emerita yego ubu nureba waburaye ura mu Rwanda ko dufite nta sasu ntaki waburaye wabuze amahoro ariko ufite umutekano yes amahoro n'umutekano ntaho bitandukanira ako nako turakumvise umuntu yarashaka kuvuga ati ngewe rwose nta kibazo mfite nta mahoro mfite nta n'umutekano ariko umutekano urahari ko nta muntu kwirukankana ariko amahoro igihe wayaburira ni igihe wabuze wenda ibyo kurya ibyo ugaburira abana se aho nta mahoro aba ahari igihe utarwaye utameze neza nta mahoro ufite ariko byanze bikunze amahoro n'umutekano birajyana nanone biruzuzanya so mu gihe rero nta mahoro nta n'umutekano byari bihari muri icyo gihugu so bafata icyemezo cyo kunzana mu Rwanda yego icyo gihe nza mu Rwanda mbigatagara ndavurwa nanjye kuvuga ngo ndakira ariko byaranyohereje kubera ko ari inyunganirangingo ntabwo nabashaka kuzambara biramfasha gufata imbago barangerageza rwose barasanasana iminsi iricuma kandi ngira n'ubuzima mbasha kujya kwiga kandi ntabwo byari gushoboka rero urumva ko mu by'ukuri nyuma ariko y'imyaka nahamaze imyaka 5 hanyuma urumva umuryango wanjye wari wahavuye ufite imyaka 9 exactly umuryango wanjye wari muri Uganda usubirayo ariko ngewe nakuze nyine nzi ko iwacu namenye ubwenge bambwiye ko umuryango wanjye tutari kumwe ndakuvuga ngo aho tuvindimwe ababyeyi n'abavandimwe banjye nava ko mu by'ukuri nababonye mfite imyaka 9 kongera kubona umuryango wanjye umva ku myaka 4 ntabwo nabyibukaga ariko mbabona kugira ngo menye papa mama abavandimwe nabonye mfite imyaka 9 ariko none nari mfite umuryango none wundi wanderaga ukomeye cyane nawo mu buzima bwanjye hanyuma rero nongera gusubira aho ababyeyi bari nongera kubabona ndishima kubona abavandimwe hanyuma ndakomeza ndiga nasubiye inyuma no mu Rwanda natangiye kwiga ngera no mu wa 4 primaire nza rero gusubira i Bugande bansubiza inyuma mu wa 2 ndakomeza ndiga ariko nyuma yo ku igihugu kibonye amahoro turongera turatahuka ndagaruka ndiga ndarangiza
n'uyu munsi ndumva ku gihe cy'ubwana bwanjye rero byaranzwe no kwimuka kwa hato na hato kuko nabaye ahantu hatandukanye ariko byari inyungu z'ubuzima bwanjye nanone. Numva nawe ngusubije. Urakoze cyane uranshubije ariko ndashaka ko dusubira aha kuri iki gihe cyo ku myaka 4 aho mwese nk'umuryango mwasanze ko Gato arwaye agize ikibazo cy'uburwayi bw'imbasa ntabwo azongera kubaho nk'uko yarabayeho navuga ku bijyanye n'umubiri maguru ntazongera kuyagendesha nk'uko yagendeshaga mbere. Niki wabyakiriye ute? Sinzi niba kuri iyo myaka wa mugani hari uburemere wahise wumva cyangwa se waje kubimenya nyuma uko wagenda gukura byakugendekeye biti? Ibyo bita why me questions. Kuki njyewe kuki atari kanaka ariko no kwibeshya kuko nta nubwo ari wowe wenyine nuko wenda umuryango wenda ureba ari wowe wenyine ariko nanone iyo ugiye ku ruhande iyo utangiye kugenda ku ishuri se ahantu hatandukanye nubwo umenya ko atari wenyine. So nabyakiriye rero ntabwo nabyakiriye birumvikana ko ntari kubyakira neza kandi kubyakira akenshi ryari ibibazo kwibaza ibibazo byagendaga bite kuki njyewe kuki hari habaye iki se ariko nyine ni icyorezo nkuko byari bimeze kubera ko njya nkunda kubivuga urumva tumaze gukura urumva iyo umaze gukora nibwo wibaza byinshi cyane noneho abo musengana bakubwira ati ni Imana yabishatse ndetse bakadusoma n'ibyanditswe ko ariko yabishakaga ariko ntabwo ariko mbyemera ntabwo ari Imana ntabwo yifuza abantu bibi kubera ko nyamubwira abantu ngo imbasa mu Rwanda ntayihari uyu munsi. Urabyumva neza? Uyu munsi tuvugana ntayihari kandi icyo gihe cyacu yari ikabije nta nubwo ari Uganda gusa ndetse no mu Rwanda n'ahandi mu gihe cyacu igihe twavukaga yari ikomeye cyane ariko kubera ingamba igihugu cyafashe ndavuga igihugu cyacu ubu iri kuri 0.0% kandi ntabwo bivuze ko ahandi yacitse n'ahandi irahari ko mu bihugu by'uturanye bimwe ntashaka kuvuga cyane irahari ibihugu bya Afurika bya hafi irahari. So kuvuga rero ko ari Imana ibishaka kugira ngo ibyo bihugu abana babo bamugare ahubwo Imana yaduhaye amahoro iduha ubuzima iduha abayobozi kugira ngo bashyireho ingamba zirwanye ibyo byorezo byose yaba ari imbasa yaba n'izindi ndwara zitandukanye. Ndashaka kuvuga rero ko akenshi abantu batubwira ko ari Imana yabishatse bakadusoma n'ibyanditswe ko ntabwo ari byo bimaze gukura urugendo nawe umenya ubwenge ukareba igikwiye n'ikidakwiye. Ndumva ari ibyo ngibyo kereka niba ngisubije wenda ko utabyifuzaga ariko it's okay turacyaganira ntabwo turajya. Urakoze. So of course ntabwo ari wowe gusa nta nubwo ari n'ikibazo wenda cy'uburwayi akenshi iyo umuntu yisanze mu kibazo abona wenda abandi batarimo muri ako kanya yihutira kwibaza ngo Imana kubera iki. Birashoboka n'ababyeyi nuko wenda tutababona ngo tubabaze ariko hari n'igihe nawe usanga yibaza ngo kuki umwana wanjye yego. So nibyo niko umuntu ameze niko umuntu ateye ariko nanone twavuga ngo turashima Imana ko ibyo bihe washoboye kubibamo na n'uyu munsi urahari cyane rwose. So bibaye ngombwa ko uva iwanyu mu muryango kwa papa na mama mu bavandimwe wisanga uri igatagara ni mu gihugu navuga ngo cyari amahanga icyo gihe kuri wowe kuko ntabwo ariho wari waravukiye sinaho umuryango wawe wari utuye. Noneho ndakeka ko mwabaga no mu kigo aho wabaga uri kumwe n'abandi nyine nabo baje kwivuza. Ubwo buzima bwo bwari bumeze bute? Bwari ubuzima bukomeye ariko nanone igatagara witwa umugabo witwa Padiri Flepo. Padiri Flepo ni umuntu witangiye afite ubumuga ni nawe washinze cya kigo cya Gatagara. Oya yarashaje ariko yitangiye abafite ubumuga cyane kuko niwe washinze cya kigo cya Gatagara. Rero hari abantu benshi batandukanye badufasha kwivuza kutuvura
kumenya ibyo ukoresha. Nava ko mu by'ukuri njye natangiye kujya muri interina ndi umwana muto cyane. Yego. Byatumye tumenya kwirwanaho mu mirimo itandukanye yo mu rugo, kumesa, gusasa. So nakubwira ko njye nabyize kera cyane, nabyize kera kubera ko interina twayitangiye tukiri bato cyane, bituma rero tumenya imirimo itandukanye. So ubuzima rero ntago birumvikana ko butari bworoshye ukigeraho utaramenye utazi mu rugo aho bari. Icyo gihe ndakekana n'amatelefone nta yarahari rwose, nta yarahari, nta kuvugana. Urumva kongera kubona ababyeyi mfite imyaka 9, uretse papa wanjye agacomoka akansura nabwo yihishe, yajyaga acomoka agaca ahantu muri za Panya, agaca i Burundi akaza agatunguka i Butare aho twari turi, hanyuma akaza akangeraho akansura. Hanyuma rero birumvikana ko kumva umuryango utabasha kuwubona, utazi n'igihe uzatahira, ko nta nubwo sinigeze mvuga ngo ndashaka no gutaha, kuko mu by'ukuri twari dufite n'undi muryango, nawe mfite umuryango wundi nkurikirana mu kiruhuko. Naho najyaga hano za Kamonyi cyangwa i Kigali bitewe n'aho nagiye muri icyo gihe. Ariko ubuzima bwanjye Gatagara ntabwo bwari bubi, kuko wabonaga abantu muhuje ibibazo benshi. Rero byatumaga wumva ko nyine wisanga, uraca hano ukabona utabona, uraca hari ukareba utumva, uraca hari ukareba ufite imbago nkawe, uraca hari ukabona ucitse akaguru. Ukumva nyine nibwo buzima busanzwe. Navuga ko ntabwo byatumye nibaza ibintu byinshi cyane ko nkiri muto, ahubwo wenda nubwo utaza no kubimbaza ariko cyangwa ubimbaze, byaje kuza nyuma kumva ko utameze nk'abandi, wenda ngiye mu mashuri asanzwe y'abandi badafite ubumuga. Noneho kuri Gatagara higaga abana benshi bafite ubumuga, ku buryo rero byatumaga wumva ko nta ibisanzwe nyine wabona bagenzi bawe, urumva ko nta kibazo cyari gihari mu by'ukuri. Urakoze cyane. Ni nacyo kibazo naringiye gukurikizaho. Urumva iyo myaka urahabaye, barabavuraga bakanabigisha, biza rero kugeza igihe cyo gusubiye mu muryango. Gusubira mu muryango, bakuru bawe cyangwa barumuna bawe bari baguherutse batakubona ugendera ku mbago, ngira ngo ntekereza ko nta n'ishusho bari bafite muri bo y'ukuntu uzagaruka umeze. So ari wowe ubwawe kongera kwibona mu muryango, wabyumvise ute? Kandi n'abari abanyamuryango bakwakiriye bate? Noneho tuze no kurenga umuryango wawe tujye kuri societe, ahantu mwari mutuye icyo gihe, muri community mwari mutuyemo. Yego. Byari bimeze bite gato agarutse mu rugo? Nari nishimiwe. Urumva umuryango wari baramaze imyaka 5 nta batambona. Yewe hari n'abandi bana baravutse batanzi bato. Urumva rero ko bari bafite amatsiko yo kongera kumbona. Ariko nanjye nafite amatsiko yo kubona abo tuvukana, nkabona ababyeyi, cyane cyane mama, kuko papa we nari muzi ko yajagaza. Ariko nafite amatsiko yo kubona mama ndetse n'abavandimwe tuvukana. Rero urumva ko banyakiriye neza. Abafite ubumuga benshi bahura n'ibikomere bitandukanye, ariko ngiye mu rugo ntabyo nahuye nabyo rwose. Nagize ababyeyi, abavandimwe, sinabwo mbivuga kenshi ko nagize umuryango unyitaho cyane ku buryo nta kibazo nagize. Ariko wenda muri societe nk'uko babivugaga, niho byanze bikunze ugomba guhura n'ikibazo, kuko ikibazo aho cyaziraga ntabwo societe yacu imenyereye kubona. Ubu ngubu mu Rwanda ni igihugu cyiza, kuko hari amategeko, hari n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga agomba kubahirizwa na buri wese. Kandi abanyarwanda bagenda bimenyera, ubona ko niyo yavuze ikintu bakikanga, yakivuze n'abakikosora. Rero mu Rwanda ni igihugu cyiza cyane. Ariko nk'aho twari turi, njyewe nakuze nkiri umupira cyane, ariko wakinaga umupira cyane rwose, amashoti akomeye cyane. Nakinnye umupira cyane, ariko umuntu yaza gusanga Imana uyu muntu noneho ni ukwibaza ngo umuntu udafite amaguru akina umupira ate? Bakaza bakancira imigani, akamuga karuta agaturo.
imigani nk'iyi ikomeretsa nyine mibi. Ariko nanone mu by'ukuri icyo gihe niko sosiyete yari iteye. Akaza ati muga karuta agaturo, into ntimenya ko ari imuga, ubu si umuntu muvunamo ukagira imana mwe. Ariko abana beza ni abantu beza cyane, nta mwana wabaga muri ibyo ngibyo. We yaragutoraga mugakina, akabona urakina nawe, ubundi bakanamvuna ibyo koko ntabwo wakina ngo mu kibuga n'imvune birashoboka. Injari ziba hose, imvune umupira byanze bikunze wazigira, nanjye rero nazigiraga. Ariko mu by'ukuri sosiyete no ku ishuri akenshi iyo ufite ubumuga nyine imvura yagwa bakwiruka bose bakagusiga. Aho ngaho rero niho bizira, ukagenda nyine uko imbaraga zawe zingana. Aho ngaho nibwo wabonaga ko kuko ufite ubumuga nibwo ubyibuka. Niyo wabyibagiwe urabyibuka uwo munsi kubera ko hari ibintu udashoboye gukora uwo munsi. Cyangwa se gusa njyewe nafite uburyo nakuze neza, nakuze kubera ko nyango nakunzwe nta muntu, nakuze nzi uburyo nitwara, nakuze nirinda gukomereka. Hari umurongo nihaga ntarenga, nanone n'abandi kandi bansagarira hari umurongo njyewe nari narihaye cyangwa nsa nkaho nashyizeho ku buryo ntawawurenga. Iyo ufite uburyo wiproteje nyine iyo ufite ikibazo, ariko ntibyaburaga ko bakubitamo ijambo nk'iryo, bagusiga se, wasitara wagwa hasi se, kumva byose bikagaruka. Ariko mu by'ukuri ibyo ni ibintu umuntu agenda arenga cyane cyane yakura. Ariko iyo ukiri umwana cyangwa se uri umusore ukibyirukaho wibaza byinshi cyane. Urakoze cyane. Reka tuvuge mu myaka yo kugimbuka, utangiye kuba umusore imyaka 10 n'ingahe, 3, 14, 15, aho ngaho nyine hamwe umusore atangira kwisanga amarangamutima ye ari ku mukobwa. Igihe ari umuhungu yisanga atemba asanga umukobwa. Ubwo buzima mbega bwo kugimbuka gutyo, wowe byakugendekeye bite? Wabyisanze mute cyangwa wabyitwaye mute? Kuko byanze bikunze ufite ibyangombwa byo kuba uri umusore mu buryo bwuzuye nk'abandi bose. So byagendaga bite muri icyo gihe? Mu bugimbi birumvikana, ntago nanjye nasigaye inyuma. Ntabwo wasigaye? Ntabwo natanzwe. Kubera ko amarangamutima byanze bikunze nanjye yangezeho, kuko nava ko ari n'imyaka myiza, kubera ko ntabwo wibonaga nkaho ureba iby'ubumuga cyane. Nta ko kwitinya wagiraga rwose, kuko nibyo nakubwiraga, nakinaga umupira nkakina cyane, ndetse ariko umusitari mbega ugomba kuba wari ufite n'abaye benshi bagukunda. benshi cyane twarakinanaga cyane, nta muntu wampezaga. Ku myaka nk'iriya y'ubugimbi yari myiza cyane. Birumvikana byo bavuze by'abakobwa, kuba wakureba umukobwa ukamukunda byo byarabaye kenshi. Ntabwo natanzwe nanjye muri urwo ruhando, kuko narakunze. Yewe n'intambwe ndavuga ntabwo nkina. Ariko of course urabizi ko muri iyo myaka nyine ko kukureba gutya ngo attitude ya kumva ko sinzi, ariko sinzi ukuntu byagendaga. Ariko nanjye mfite uburyo nirindaga nyine, ukamenya uwo ubwira n'utabwira. Ariko kenshi mafite umugabo bibaho cyane icyo kibazo ubajije. Ariko mfite uburyo njye nitwaraga nkamenya aho nshobora gukubitirirwa akadobo nkahirinda. Cyangwa se gusa iyo myaka none ni ukuvuga gusa yuko bitagira icyo bigeraho. Iyo myaka ni imyaka nyine yo gukunda, ukunze umukobwa ukabimubwira byanze bikunze, ukamwandikira akandiko se. Nanjye naratwanditse rero, kandi feedback ikaba nziza ikangeraho. Ugasanga rero ntabwo iyo myaka nitinyaga rwose. Ni byiza cyane, birashimishije, kuko akenshi abo tubona hano hanze na n'uyu munsi usanga kwiyakira binanirana. Ugasanga aheranywe n'icyo kintu cyamubayeho, ntanagire na courage yo kuvuga ngo reka mpaguruke njye no kwiga pe. Ugasanga yaheze aho, ahubwo biterwa n'umuryango. Biterwa nyine nakubwiraga, akenshi biterwa n'umuryango bavukiyemo. Iyo umwana ufite umwana nk'uwo yakuze nta rukundo, umuryango utamwitayeho,
byanze bikunze zagomba kwitinya Yeah. kuko nta kuntu wanenwa uri mu rugo ngo none tekereze ko hanze hanze bizagenda bite. Ariko njyewe nkubwije ukuri rwose nakuze neza cyane. Yeah. Papa kambwe tugomba kujya ku ishuri, ugomba gukora imirimo nk'abandi bose. Wow. Sinjya kuvuga ngo nzi guteka, nzi gukora iki, narabikoze kandi nta byo kuvuga ngo ugenda ngo uryame ngo ntukore. Genda ukore ko nawe urabishoboye. Ni ikintu gikomeye cyane. Nabyo nabyo bafite abana bafite ubumuga ko badakwiye guhezwa. Niba ari n'akazi, niba adashoboye kujya kuvoma nateke. Na usana ngo guhata ibirayi. Niba atabona afite ibindi yakora. Kuko abana batabona cyangwa abantu batabona bafite bakora akazi kenshi. Njye nizana twiga hene hari abana batabona benshi. Yavaga nkangaha yanitse umwenda muri metero 200 akagenda akawanura. Wowe kamwe ntabwo wabyumva. Yako yavaga akagenda akanura imyenda muri metero 200 kandi akagaruka. Kandi akafata imyenda ye. Umwanitse amashati y'umweru nka 500 mu kibuga akagenda agafatamo iye. Icyo se gitangaza se? Ni ibitangaza. Nta muntu wabyumva rero atarabibonye. Ariko turababona hari umugangakazi nabonye ejo bundi ngira ngo akorera ahantu mu bitaro bya Nyamata ntabona ariko ni umugangakazi. Ushobora kwibaza ukuntu abikora nyine nk'abantu ntabwo twabyumva ariko byose rero bitaba mu muryango. Cya cyumba cy'umuryango nabyo uzabivugaho. Wow. Urumva umaze gutumirwa byarangiye. So reka twihuteho gato. Urize urashoje, mfite amatsiko yo kumenya ubuzima bwo gushaka akazi byakugendekeye bite. Ese nta hantu wageraga wenda bakikanga cyangwa bakavuga bati se bakumva bagushyira nko ku ruhande wenda kubera imiterere yawe? Icyo kibazo kirakomeye kamenka kuko nakubwiye ahantu hose buryo nakuze ko byari bimeze neza. Yego. Uretse tugambo tumwe tuducantege, ariko mu kubona akazi ni ikintu cyari gikomeye cyane rwose. Amategeko y'u Rwanda ku bijyanye no kubona akazi ku bafite ubumuga ni meza. Ni meza rwose. Itegeko rivuga ko iyo mwanganyije amanota, ufite ubumuga n'utabufite mukanganya amanota, amahirwe ahabwa ufite ubumuga. Ariko mbaza uti uzanganya nawe bigenze gute? Niho hari ikibazo, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane aho ngaho kuko mu kubona akazi bwa mbere nkirangiza ishuri, nkiva ku ishuri kuri university ntabwo byangoye. Nakoze an examen inshuro ya mbere ndetse mpita mbona akazi. So kaza kurangira rero niho habereye ikibazo kubona kandi. Byansabye igihe kinini cyane kandi nabaga nanatsinze rwose. Hari ahantu nagize kubona akazi rwose natsinze mbizi neza n'amanota nayabonye banyuma akazi. Ariko nje kubaza njya no kureklama, ndagenda barambeshya barancurika, ndihangana. Yewe nanjye ndastressa cyane kugira nabahamagara buri munsi kugira ngo bansubize akazi. Ariko mbona bigera blacklistinga uzaba sinemerwa no kongera kudepoza. Ariko ibyo ni amateka. Ni amateka. Yewe na nyuma arahari nakoreye naho nza guha no interview n'uwatanze akazi. Byandi bafata company nyine byandi bita outsourcing company ikaza gukoresha examen ikoreshereza ikigo. Tuza guharambwira ati waratangiye. Ntangira batarampamagaye. Ati ntibishoboka. Ati ntabwo byashoboka ibyo bintu. Ati kandi waratsinze. Hanyereka amanota. Sanga ni umuntu wa mbere ariko ntabwo wahamagaye. Ndakurikirana nsanga ariko bo barayahinduye. Nigeze wena nkwaye sinari imwe nuko nigeze kujya gukora exam ahantu. Ikizamini bagize muri etage ya 2 kandi nta lift ihari, nta n'inzira y'afite ubumuga ihari. Ngezeyo nsanga nk'umuntu wa gatatu ugiye gukora exam interview, nsanga abandi batangiye. Ariko
baratanga ase turabasha kugerayo nta kibazo ndihangana nyine ndahazamuka nyine njyewe nane ko njyayo so ntungutse kuri pano irikanga but sorry ntabwo twakoresheje examen hasi ariko mutobarire bla 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 vuga ibintu byinshi cyane no it's okay njye mureke nkore examen nta bindi nkore interview ndayitsinda maze kuyitsinda ntabwo nabonye akazi urumva umuntu kugira impungenge uburyo uzamutse abantu urumva yaguha akazi se so naze gukurikirana amakuru mu by'ukuri sugu ibi bintu mvuga niyo nahagararaho ntabwo ari ibintu bya nahagarara hiyase kumva ngo baravuze ni ibintu nzi kuko naje no kubwirwa n'umuntu uhakora ati kuki bataguhaye akazi kandi umuntu wabonye akazi umurusha experience aha na hehe nari imuzi ndiye cha abacha babaziranye ngiye kureba umuntu wagaha nsanga nano dure muri experience nta kimwe cya kabiri akuba muhaye akazi ariko mu by'ukuri nava ko ari ikibazo gikomeye ariko ikiza amategeko yacu rwose ameze neza gusa tusaba ko nsaba abakoresha hirya no ko bayashyira mu bikorwa gusa nta kindi ariko wenda nakubwiye neza byose ariko ndakora aho nkora kandi nabonye akazi mu buryo bwemewe n'amategeko urumva bo ntabwo babigiye iyo ngibyo n'abashima cyane rero ariko ntabwo bivuze ko ikibazo kidahari nsaba abakoresha ko bakwihangana bakurikiza amategeko ko ufite umugabo yashoboye yakora uyu muri mu ishusho y'uko atazamuka esikariye k'akazi ko kuzamuka esikariye akazi ntabwo ari ukurira igiti akazi rero buri wese yagakora wow urakoze cyane birumvikana rwose turashima ko wagize umugisha navuga ko ibyo bihe birimo biragenda bisa nk'ibirangira mu gihugu cyacu usanga no ku nyubako ubu ngubu basigaye bashyiraho imigendere nyine ishobokeye abafite ubumuga ngira ngo igihugu cyacu nta facilities rwose birimo birakosoka cyane ubwo rero n'abakoresha nabo hirya no hino bagerageze bareke kureba gusa ko wa mugani ko umuntu kuzamuka ntabwo twavuze ko kuba umuntu afite ubumuga bitavuze ko adashoboye ibintu byose hari ikintu aba ashoboye hari icyo adashoboye wenda kubera imimerere ye ako kanya ariko hari ibindi bintu byinshi aba ashoboye urakoze gato urimo uradusangiza urugendo rwawe kandi numva hari ibintu byinshi ndimo ndiga gakeya mufite ubumuga wize finance yana ko muko ntabure so ko yecha ntabwo amugaye no nawe afite ubumuga bwo mutwe afite ibashoboye ariko naho ufite ubumuga bw'ingingo utabasha kuvuga utumva wakora waba umuko ntabure mwiza ntabwo bisaba kumva systeme za software zihari zikoreshwa computer zihari WhatsApp zihari social media zihari umuntu akoresha akazi ugakora neza cyane nta kibazo ro kindi nuko guhindura imitekerereze gusa nta kindi imyumvire imitekerereze n'imyumvire urakoze ngira ngo hari turaza no kusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu mfite amatsiko gato abonye akazi atangiye nyine kuba umusore kuze uzageza igihe cyo gutekereza nawe gushinga umuryango iyo ntambwe kugira ngo uzayitere of course nk'abandi basore bose uba ufite ibintu muri wowe ushaka cyangwa ureba ukeneye mu muntu muzashakana urwo rugendo rwarakoroheye nanze iki kibazo utakimbaza ushobora kukinyuraho mo gakeya oya nta n'ikibazo ariko kujya muri detail cyane ntabwo ntacyo kintwaye kubera ko byanze bikunze nagombaga gushaka ntabwo ari ibintu byari byoroshye ariko nanone ntabwo byanze bikunze ifite ubumuga kugira imbogamizi nk'izo byanze bikunze ubumuga waba ufite bwose ntabwo ugomba kugira imbogamizi byanze bikunze ibihinyuza biba ari byinshi ariko ntabwo nigeze nshaka gutereta kugira byane bya boy girlfriend nashaka gushaka uretse bya secondaire nyine byo ariko mu gihe cyane cyo gushaka warasaga ku ntego ngewe nashakaga nyine uwo tubana nta bindi nirinze rero no kujya kujarajara hirya no hino njye nakubwiraga ngewe mfite uburyo nirinda yego kubera ko
ntabwo umenye uburyo ugomba kumenya uburyo witwaramo ntujye ahantu hatandukanye ntujye kujya kubaza aho ubona bidakunda ariko nabigerageje nubwo ubona uretse ubumuga ariko nakuze mfite igikundiro ntabwo buriya nahise numva ko nagize igikundiro nyuma y'ibyo byose ariko naraterese rimwe ndabengwa ariko nanjye narabengaga nibyo cyane niko bimeze niko bimeze ntabwo so rero mu by'ukuri gusa nibyo nakubwiraga abanyarwanda dufite umuco mwiza n'utakwemeye afite uburyo abikora mu buryo bwa disipurine mu kinyabupfura wenda ntakunyege se cyangwa ati ni gute utinyuka kuntereta banza abanyarwanda bafite icyo bapfana na Yosefu umugabo wa Mariya uriya Mariya wabyaye Yesu ngo yamaze kumenya ko atwite ashaka uburyo yamubenga mu ibanga ariko marayika w'Uwiteka aba yabimenyera amusanga nijoro ati ntutinye gushaka umugeni wawe njye ntabwo nagize ayo mahirwe rero ko mbonekerwa cyangwa se umwuka wera wavugisha ariko byagiye ntabwo mu by'ukuri navuga ngo nababenze ku buryo nageze ku rwego rwo kwiheba ariko nanone nakubwiye ko ufite ubumuga byanze bikunze ugomba kwitegura icyo kintu aho naciye rero nta nubwo ari henshi ariko nabo tutagize icyo twumvikanaho ntabwo nzi wenda niba ari kubera disability cyangwa ibindi ariko nabyo birashoboka cyane ko ufite ubumuga niyo umuntu atakwemeye wibaza icyo cyonyine nta kintu wibaza ko cyakwangiye cyangwa se bitatumye mukomezanya ariko nanone mfite inkuru nziza ko mfite uwo tumaranye imyaka igiye kuba 12 kandi turubatse dufite abana 2 tumeze neza kandi ntabwo byangoye mu by'ukuri ngira ngo niba abantu bajya batubwira ko Imana wenda iba yabahuje ariko nyine ntibibura teremejugujugu uramukundira iki umuntu yazakugeza kuki ariko tugeze kuri byinshi kandi turi kumwe ariko ntibishobora kubura ibyo ntabwo byabura si no kuvuga wenda ngo ni kuba afite ubumuga gusa n'abandi hari igihe rwose umuntu bamuzamuka bakamumanuka bakakubwira bati reka urumva ku bandi bo nta n'ikibazo cyane wumva ari ibisanzwe twebwe rero wumva ko nyine ari icyo ngicyo nicyo nta kindi uzize nicyo kibazo niho bitera ikibazo gusa ariko ubundi kuba umuntu mutakumvika byo birasanzwe kuba umuntu mutakuzura se nk'umugire ku rwego mubana ni ibisanzwe ariko abafite ubumuga we akenshi babigira impamvu y'uko ari icyo cyonyine bazize kandi wenda hashobora kuba n'impamvu nyinshi urakoze cyane kutunyuriramo muri make mu rugendo rw'ubuzima bwawe ndagira ngo dusoza tuvuge kuri Gato Network ni igitekerezo cyaje gite n'ibintu wahoranye kuva kera cyangwa se n'iryari watangiye kumva ugira interest cyangwa ubushake cyangwa ishyaka ryo kuvuga ngo reka nshyiraho platform nshyiraho urubuga aho tuzajya dusangira ibitekerezo n'abantu dukora ibiganiro bitandukanye byaje bite muri wowe cyane cyane ko usanzwe ufite indi mirimo ukora atari ukuvuga wenda ngo ni akazi wajemo icyo nakubwira ni uko igitekerezo ushobora gusanga kingana nanjye kubera ko naba nkabije ariko kuva ndangije segonderi nifuje kuba umunyamakuru rwose nibyo wize ntabwo nayize nicyo gitangaje ntabyo nize ariko narabikundaga buriya abanyamakuru bose baba kera baba abubu ndabazi baba radiyo Rwanda baba VOA baba BBC nakurikiranye amakuru kuva n'umwana ndibuka ku makuru kera avuga ku rugamba igihe bapajyaga ambwira ati unyumvire amakuru uze kumbwira ibyavuze wenda yagiye nanjye nkumva nshyira umutwe ntabwo nandikaga yaza nkamubwira byose so mu by'ukuri rero naba ko ni ibintu nifuje kuba umunyamakuru kuva kera cyane ariko kuva kera ariko nyine
turangije segonderi nisanga nagiye kwiga kaminuza niga marketing nyuma niga human resource so mbura mu by'ukuri habura amahirwe kuryiga ariko itangazamakuru nkarikurikirana cyane so rero haje inkubiri ya social media imbuga nkoranyambaga yavuze ko umuntu ukabona ufungura YouTube channel hari umuntu mukanya yayifunguye ejo nkabona undi nkabona n'ibyo bavuga yewe bimwe birasanzwe bose ubu ngenda buri iki nkabitekereza umwaka mukarangira nkabitekereza wa kabiri bikarangira so ntangira umwaka navuze rero ibintu ntekereza muri 2025 byose ngomba kubigeraho ngomba kubikora wenda nkamenya ngo biranze ariko nta nubwo byakwanga ariko ngomba kubitangira nibura urabona ko n'uyu mwaka ugiye kurangira ariko navuze ngomba gutangira YouTube channel yewe byanze bikunze ntabwo ngiye kumunyamakuru babandi ngiye muri RMC nsaba ikarita ariko content creators bakora ahantu hose yego YouTube yaradufashije cyane iraza buri wese ayisangaho nsaba abagenzi bacu rero bageze kure natwe batwakire ko twaje tugomba gukorana yaba Gato Network yaba icyumba cy'umuryango bagomba yo kutumira natwe tugakora tukabana neza kandi ntabwo tuzavuga ibitavugwa tuvuga ibintu bizima byubaka societe yacu so nta yindi mpamvu nakuze mbikunda ariko no nshaka kugira nanjye ntange message cyangwa se ubutumwa bugere ku bantu mu nyigisho zitandukanye hanyuma rero ku itariki 7 twatangiye zo ku kwezi kugira ngo tugeze ibitekerezo ku bantu batandukanye tuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima rusange wowe uvuga ku muryango nabwo n'ubuzima rusange nabwo wenda tuzabagaruka ariko ngewe cyane cyane nivugira ku bintu biri sociale imibanire n'abantu yewe na sport dushaka gucishamo na politike za tuyicaho gake tuyivuga kuko politike nta wayihungira nayo cyane cyane kera ho nakonaga politike cyane ariko ubu ngubu kugenda gake nzajya ngenda noshaho gake cyane ubundi njye muri sociale kuko ubusanzwe nkunda ibintu biri sociale rero niyo mpamvu nta yindi nuko nabikundaga ariko nshaka no ubutumwa bwacu bugera ku bantu benshi ntago mbasha kujya mu ishuri ngo nigishe ariko nshobora kujya ku YouTube nkatanga message yagira abanyarwanda akamaro numva aricyo ngicyo. Urakoze cyane Gato urakoze kuduha umwanya keretse niba hari ubutumwa bwihariye wumva wabwira badukurikiye ariko ndumva turiho turagana ku musozo. Reka dusoze nibyo ubutumwa natanga nuko abantu batandukanye nuko igihugu cyacu gifite amahoro gifite umutekano dukomeze rero dusigasire ayo mahoro dufite tuwo mutekano dufite dukomeze dukore ibyiza dufasha abantu urukundo cyane cyane nicyo mbona rusakaze hose nicyo navuga kujyanye nicyo nabwira abantu urukundo niruboneka ibintu byose bizashoboka nkangura abantu rero gukurikirana umurongo wacu wa YouTube Gato Network bakora subscribe kugira ngo dukomeze tubane ndetse no ku muryango cyangwa se icyumba cy'umuryango YouTube itonga gute family room uyu mu sister rwose umukorere subscribe mwumve afite ibiganiro byiza njye nabikurikiye byiza cyane mukomeze mukurikire ibiganiro byacu kandi ntabwo tuzabatenguha. Urakoze reka dusoreze ahangaha tucumbikirize hano tuzagaruka ikiganiro ninakagaruka tuzagira n'ibindi bihe byo kuganira kuri wakoze kudusangiza inkuru yawe hari abantu benshi bizafasha babara bafite ubumuga babara ababyeyi bafite abana mu miryango yabo bafite ubumuga hari amasomo menshi cyane twigiye ku muryango wawe uburyo bagufashije uburyo bagushyigikiye bakakuremamo icyizere bigatuma nawe wumva ko washobora kubikora so reka tufatireho inyigisho kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Murakoze ikiganiro n'ubutaha. Ciao.